Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbashimire mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni Magic Media Rwanda, nk'ibisanzweho twiyemeje kugenda tukugezaho amakuru abavugwa hano mu Rwanda ndetse n'imahanga tukayakuzanira ku gihe. Nyemera rero muri uyu mwanya tukugezeho inkuru ikomeje kugenda ivugwa kuri uyu musore Dusabumugisha Gervais. Akaba ari umusore mu minsi ishize wakoze imodoka ndetse akanayigaragariza abanyarwanda. Leta y'u Rwanda yamaze kubona igikorwa cy'ubutwari yakoze. Tumaze gukurura amakuru y'uko bagiye kumufasha ndetse agakomeza ubushakashatsi bwe, bakamuha n'amafaranga ashobora kuba yamufasha kongera ubushakashatsi bwe no kongerera agaciro iyi modoka. Rero nawe niba wumva ushaka kujya wumva amakuru tukugezaho 5 kuri 5 hano kuri Magic Media Rwanda, nakwibutsa ugakora subscribe kugira ngo amakuru atazajya agucika. Uyu musore rero Dusabumugisha Gervais mu minsi ishize nibwo yagaragaje imodoka yakoze. Iyi modoka rero ni imodoka yagaragaje yuko ifite ikoranabuhanga rihambaye, dore yuko yifitemo za kamera, kandi ikindi akaba ari imodoka ishobora gucagingwa cyangwa se igashyirwamo essence. Nabyo birakunda, dore yuko iyi modoka yanayitwaye abantu benshi bakavuga bati uyu musore ukiri mutoya cyane akoze ikintu gihambaye cyane, dore yuko uyu musore aho yiga hariya mu mashuri ya TVET mu ntara y'Amajyepfo afite imyaka itari myinshi, dore yuko yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2005. uyu munsi akaba yujuje imyaka 20, ariko wareba igikorwa nk'icyo yakoze abantu bagakomeza kugenda bavuga bati uyu musore mu by'ukuri afite impano idasanzwe. Uyu musore rero iyi modoka yakoze yakomeje kugaragaza yuko akomeje ubushakashatsi, kuko ari kwifuza yuko mu minsi iri imbere yaba ari ya modoka ashobora gukoresha ikoranabuhanga rya telefoni ye, ikaba yakwitwara ikijyana aho yitumye ndetse akongera kuza kuyigarura nk'uko drone zigenda nta muntu uyirimo, akayituma aho ashaka kuba yayituma. Iyi modoka rero ni imodoka ubona ko yakoze yifashishije ibikoresho byose yakuye mu Rwanda ndetse nta na kimwe yakuye mu mahanga, ariko wabona yuko iyi modoka n'uburyo ki yayikozemo uburyo bw'ikoranabuhanga rihambaye, ukabona yuko uyu musore atangaje cyane ndetse afite ubwenge, yayikoranye ubwenge mu by'ukuri, ukabona ko yakoze ubushakashatsi buhambaye kugira ngo iyi modoka ayikore. Iyi modoka rero yayimuritse mu minsi ishize, abantu bakomeza kugenda batungurwa cyane bakavuga bati uyu musore afite impano idasanzwe, afite ubwenge budasanzwe, akwiriye gufashwa. Ndetse aya makuru yakomeje kugenda agera ku bayobozi babishinzwe, abayobozi b'igihugu bashinzwe kureberera abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye ndetse n'abandi bayobozi bagiye bashinzwe gukurikirana impano z'abanyarwanda, baza kwemeza yuko uyu musore agomba kuba yafashwa, agafashwa guteza imbere iyi modoka ye yafumbuye, cyangwa se iyi modoka yakozwe, yakuteza imbere ubushakashatsi kuri iyi modoka yavumbuye, cyangwa se kuri iyi modoka yakoze muri iyi minsi ishize. Dore yuko uyu musore akiri no kwiga, dore yuko mu minsi mikeya afite n'ikizami cya leta, kubera yuko ari mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, bakamufasha kuba yakomeza ubushakashatsi, bakamufasha mu rwego rw'amafaranga ndetse no mu nama zigiye zitandukanye uyu musore agomba kuba yakomeza guhabwa kugira ngo iyi modoka yavumbuye ibashe kuba yamera neza kurushaho. N'aya makuru rero dukomeje kugenda dukurura, natwe tukavuga tuti reka tuyabazanire hakiri igihe muyamenye mu ba mbere. Uyu musore muri kumva yuko mu minsi mikeya araba afashijwe kugira ngo iyi modoka ye yavumbuye ibashe kuba yamera neza kurushaho, ku buryo mu minsi iri imbere ashobora kuba nawe yaba umuntu ukomeye wavumbuye ikintu gikomeye mu Rwanda, dore ko ariyo modoka ikoranye ikoranabuhanga rihambaye cyane, ivumbuwe bwa mbere hano mu Rwanda. Ubundi izi modoka dusanzwe tuzimenyereye muri biriya bihugu bikomeye nk'Ubushinwa, niho baba bafite izi modoka ziba zifite ikoranabuhanga rihambaye kuri iki kigero. Uyu musore rero Gervais, reka dukomeze tumubwire ngo courage, akomeze ashyiremo imbaraga, dore yuko anashyigikiwe cyane nk'uko tumaze kubikubwira. Agiye kuba yafashwa kugira ngo iyi modoka yavumbuye ibashe kuba yamera neza kurushaho, ayishyiremo ibikoresho bihambaye
bihambaye yifashishije ikoranabuhanga nk'uko yabyiyemeje. Ahangaha rero wari uri kumva inkuru ni kuri Magic Media Rwanda. Niba ushishikajwe n'ibiganiro tukugezaho, amakuru meza tukugezaho 5 kuri 5, ikintu ngiye nakwibutsa hano gukora subscribe hano kuri Magic Media Rwanda, ubundi amakuru yose ukazajya urushaho kugenda uyabona 5 kuri 5 kandi ukayabonera kugiye. Reka ngushimire nkubwire rero ngo ibiganiro byacu nakagaruka, ndetse n'amakuru tugenda turushaho kukugezaho umunsi ku munsi nakagaruka, nta munsi tutabagezaho amakuru abavugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Reka nkubwire ngo reka dusubire mu yandi makuru araza kubagezweho mu kanya kayibuze. Ciao ciao.